imyenda yacu urashaka nambara bya bindi by'amabobo biba bicitsa ku mavi. Amabobo yari amabobo. Oya wakambara ipantaro nziza nyine isa. Ipantaro reka ipantaro zirazotsa amaguru. So amapedes? Amapedi. Abo ngabo barampeda ni kushaka kuvuga. Isigarega iki ni ikibundubundu kibunduguruke cya turifuro tugende cyangurukira nkubika ikibamfasha cyane. Suje cyane wowe ufunguye video kano kanya mukurikirana Top Up TV kurikirana ibikorwa byacu bagushimiye cyane wakoze subscribe nawe ukiriye bwa mbere bitazaje ko kandi mukore subscribe kugira ngo ibiganiro bitandukanye n'izindi content tuzadushyiraho zikagucika. Uyu munsi rero nk'uko mubibona kuri screen zanyu noneho hari umuntu turi kumwe ntiwamenya nimba ari umuhungu cyangwa ari umukobwa. Cyane ako kantu ka cyane rero ako ka cyane ntabwo Kaburaho. Bitako kantu ufite mu ntoki twumve. Urakazi ko bakita. Oya. Bakita umwirongi niko numvishe mwebwe mukita. Iwacu bakita umubanda. Gakora iki? Akabaga baragatera inka zishotse zitashye zose byose. Akagatererwa inka gusa. Kubitamo twumve. Nta kibazo kambatereremo. Urabyumva ko bimeze neza. Ese man ubundi icyo gikoresho kimaze iki mu buzima busanzwe? Iki ngiki se iki ngiki urabona gikunda kuba gifitwe n'abantu bari mu nka. Iyi nka zishotse usetuye se uragatera nyine inka zirimo kurisha ukaziririmbira kangaka ni nka gitari y'inka. Ese wafata nk'indirimbo sanzwe uzi ukayicuranga muri ako ngako? Ariko bambi wanabikora rero buriya. Bambi wanabikora buriya kabisa. Wabikora cyane. Ntabwo ujya wumva kagana bagakora muntu bakatera muntu za mu runana niba ari urunana. Karagana ko mu runana wagakubita maze nta kandi. Karagana ko mu runana nyine wagacuranga amahanga. Runana? Nagerageza ariko bari abanyamahanga bagateyemo ariko buriya wasanga biri hari n'ibindi bikoresho nyine buriya wasanga na bya bikoresho by'abazungu nanone. Atari aka ngaka ariko wumvishe ko gasa nkaho kenda kuvugamo nk'aka. Ushobora kwihimbiramo nk'akantu se nako kagakubita cyangwa utwo tuba tuzwa ari uturirimbo tw'inka. Utwo n'utw'inka urayiterera inka neza igasinzira yaba zishotse zibyagiye uratera inka zigakuka neza cyane. Noneho watubwiye ngo uri umuko ese ubundi abakonyine ni abakonyine ni abantu nyine bepfiye ngiyo mu nka. Iyo wumva mu nka epfiye ntabwo umuntu w'umuntu ubundi aba ari umukonyine. Ntabwo uzumva umuntu wepfiriya ngo niba ari za hehe za Nyamasheke ntabwo yose yakwitwa umukonyine ati. None se ko wambaye gutya niyo myenda yacu urashaka nambara bya bindi by'amabobo biba bicitsa ku mavi. Amabobo yari amabobo. Oya wakambara ipantaro nziza nyine isa. Ipantaro reka ipantaro zirazotsa amaguru. Ugatereta n'umugore rega. Ahubwo abahungu b'i Kigali niba kubona bazagutera. Baranteretamo barabona ndi umukobwa. Baraguteretamo dazimbona ze. Babandi numvishe babita bakimenya. Bariya barabita barongorana bahuje ibitsina. Amapedes? Amapedi. Abo ngabo barampeda ni kushaka kuvuga. Ariko umuntu ashobora kubona wambaye wakenyeye n'iki barabibona ariko. Cyonze cy'ingo aratereteka. Uwo muhungu nawe w'i Kigali watereta umuntu yambaye butusi ntabwo yaba ari muzima. Butusi nigeze? Butusi ntabwo yizi izi nkweto zacu. Bazita bote. Barazita butusi. Bote ni ibyanyu mwaho muri aho ngaho. Turi aho ngaho. Neze ko muba mugendana inkoni. Inkoni se? Ntabwo wabona umuntu ujya mu nka nta nkoni afite. Wamukura
Ese ko waje i Kigali nabwo ukayizi? naje i Kigali ntago nayisigarega, iki ni ikibundubundu kibunduguruke cya turifuro tugende cyangurukira nkubika ikibamfasha cyane. Ibisigo nabyo urabizi? Iki ni barayizizi Ivuge twumve ikivugo cyawe. rero nzakwivugira, urabeshye, nzakwivugira, ndacyahari, ntago nzasubirayo vuba, nzakwivugira wowe. None se waje i Kigali gukora iki? Bimeze bite? wavuye ngiyo mu nka nk'uko bivuguje i Kigali bimeze? Naje i Kigali naje gushaka amafaranga, wa muntu we, naje gushaka amafaranga. Ndashaka kuzajya mbohereza nanjye. Narebye nicaye ipfira mu nka, ndavuga ariko bino bintu ko abanyarwanda babikunda, ko abanyarwanda bakunda bo konyine, kandi nkaba numva ko birimo amafaranga, wagenda nanjye nkajya kubigereza nkareba, nkava mu nka nkareba ko bavuga ngo akanyoni katagurutse nikamenya iyo bweze, nkajya kureba niba hari aho bweze, niko kuvuga ntikanzamuke bambika njye mu mujyi, nzamuke. Ubu ngubu nafunguye ibyo bita ngo nica, nibyo numvishe bita ngo nicano. Cano ni ibiki? Cano ngo ni ahantu bashyira amenya ibintu bikazana amafaranga, numvaze. Hari kwa kundi abakonyine baba bafite uturimbo twabo baririmba twa kera na twabo turimbo twa kera, ndatuza ariko. Nese umukonyine ubundi iyo cano yawe wafunguye ngo izajya ijyaho? Izajya ijyaho komedi, umukonyine izajya ijyaho komedi zanjye. Ndashaka no kubakorera umukonyine seri, menya buriya mfite n'impano yo gukina na komedi, ndakina komedi umukonyine, ahubwo namwe ndabasaba kunshyigikira cyane rwose, mumbabare mu nkunde, munasharinge bambi. Nuko rwose muzaba mufashe mu kanya, mu minsi mikeya cyane ndaba naprodinze, niko numva binaba byita kuhereza ibintu byiza, kandi muzanshyigikire cyane rwose, ndabibasabye. Barasaba kuzagushyigikira. Ese utwo tuntu uvuga ngo abayayo mwibiki? Ni abana bo mu Supermanager uramuzi? Ndamuzi cyane, uriya ni umuhungu wacu, uriya ni papa wanjye, mufata nka papa wanjye, uriya ni uw'iwacu nawe. Supermanager? Si waba uriya ni imfura, ndahazi cyane. Papa w'abavuga ngo ni Gakumba uramuzi nawe? Gakumba afite inka nyinshi cyane. Bafite inka zingahe? Bafite inka zirenga 200. Zirenga 200 si ubwo kandi wajya avuga ngo ni igihumbi? Reka ni izo mu Rwanda, iyo avuze igihumbi abashyizemo n'izindi zo mu yandi mahanga. Bafite inka Tanzania izihumbi zirarenga ahubwo. Uriya muhungu isa afite inka cyane. Ese undi mukonyine nabonye i Kigali nawe akina amafilime uramuzi? Umukonyine waje i Kigali, erega iwacu turavayo n'abandi bazaza. Uzashirayo muze? Tuzaza kabi. Uriya nawe n'uw'iwacu baramwita Geoffrey. Geoffrey cyangwa ni Geoffrey? Baramwita Geoffrey. Geoffrey ni ibyanyu by'amabubu. Vuga ngo Jenny. Umwana Jenny. Jenny na Jovi. Ni abantu bacu cyane. Ngira udukubitire akantu k'umwironzi. cyakora biba biryoshye. Ubwo inka nayo irabyumvika? Inka irabyumva, inywa amazi ikanywa n'ikuke, irabyumva, irisha ikarisha n'ihage cyane. Tugaruke rero kuri icyo kintu cya cano yawe. Ubundi cano yawe uzajya ushyiraho iki? Ko wavuze ko nyine wabonye ari ibintu abanyarwanda bakunda, ni iki wabonye bakunda uzashyira? Urabona mfite ibintu byo nandika, ndashaka kuzajya mbashyiraho. Ndimo kubategurira seri yitwa umukonyine i Kigali, ndayibategurira nziza, ndabizi ko bazaryoherwa. Nzajya ncishaho na komedi,
ubu se umukonyine ubu uzajya ugenda mu muhanda wambaye amajipo wakenyeye cyane rwose. Iyi ni imyambaro yanjye, nta bindi, ntabwo nashyiramo bya byenda. Nubwo naje i Kigali ntabwo nakwambara nk'amabobo. burya boxer muyitamo Boxer boxer ukuntu bazitereye firiya, nta nubwo bagikunda, bazita pajama. ipajama ko nk'ahantu Pajama. Bazita pajama firiya. Boxer ni iby'amabandi. ubusanga ngaho mo imbere uba wambariyemo ipajama Mba nambariyemo pajama cyane, ntabwo wagenda utayambaye. Ubwo se akenda kagushabarutse byagenda bite? ushabaruka Nagashabazi. Kajishutse byagenda bite? ingofero hariya muzikura he ko muba mwibereye Izi ngofero urabona tuba twambaye ni iz'amabandi, ubundi zacu ziba zizwi. Izi ni iz'amabobo. Nuko nageze muri Kigali umwana yakanijeho nambaramo mbona ndaberewe, ndavuga ariko se ubundi ko nageze muri Kigali nimba ari ibyo ubona uberewe na bimwe by'amabobo uza kare ingofero y'ubwo urabona ko nta kibazo, ariko se ya myenda icitse y'abana b'iki gihe oya ntabwo nayambara. gusa umwana atandukanya gute mama we na papa we bose baba bakenyeye Umwana biba bigaragara cyane, umugabo aba yikenyeye neza, umugore aba yikenyeye ibikoyi. Icyo bita ibikoyi urabizi? ese buriya ikinyarwanda muvuga ni ikinyarwanda gisanzwe? nitwe tuvuga ikinyarwanda kizima. Ntago se uvuga ngo jeni jeni baravuga bate mwebwe muvugamo? jeni jeni ntabwo ibyo yes. umukonyine rero dusoza wagira ikintu ubwira abanyarwanda badukurikira, ukagira ikintu bisabira, ukisabira n'abakonyine. usaba abakonyine bajya bagera kuri YouTube? barabireba nanjye kugira ngo nze narabirebaga, ndavuga ni uko bino bintu kuko nanjye nagerageza. Barabireba baranabikunda cyane. ko nabonye wa mukonyine Geoffrey we yagiye kwambuka umuhanda bikamunanira, wowe koko imihanda urayambuka neza? Ntago mva mu rugo, ntago ndabimenyera ibintu by'abayayo. abayayo nabonye umuyayo tubana ngaha arambuka nk'isasu akaba ararenze ubwo akansiga. ukaba wasigaye ariko ndimo ndagenda mbimenya. gira rero ikintu usaba abanyarwanda, gira ikintu usaba abakonyine muri rusange, babwire icyo bakugomba nyine kugira ngo nawe umujyi wajemo ugire icyo ubonera. Ikintu cya mbere mbasaba ni ukunyereka urukundo, munyereke urukundo cyane. Abanyarwanda bagira urukundo buriya, nibanyereke bakunda ibintu byanjye, nanjye ntabwo nzabatenguha. Abakonyine bagenzi banjye namwe munshyigikire, ndabizi munshyigikire, mundebe, munsharinge, bambi munakore subscribe kuri channel yanjye. Nanjye ntabwo nzabatenguha, nzabaha ibintu byiza cyane. Murakoze. Yarakoze cyane rero. ubwo kora subscribe kuri Top Up TV kugira ngo ukomeze uryoherwe n'ibiganiro tugenda tukugezaho. Murakoze cyane.